umukinnyi w'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi ndetse na Polisi FC Byiringiro Lague agiye gusohora indirimbo yahimbiye umugore we Uwase Kellia. Byiringiro Lague yavuze ko iyi ndirimbo izasohoka mu ijoro ryo kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Ikaba yarakozwe na producer Compressor ukorera muri 155 AM. Byiringiro Lague mu magambo ye n'umunyamakuru yagize ati: indirimbo ndayifite izasohoka nko kuwa kabiri nijoro cyangwa kuwa gatatu, ikozwe mu buryo bw'amajwi gusa ikaba yarakozwe na Compressor. Yavuze ko kandi usibye gukina umupira w'amaguru nta yindi mana afite, ahubwo ari ukubera ko iyi ndirimbo yagikoreye umugore we Uwase Kellia. Yakomeje mu magambo ye agira ati: indi mpano mfite ntabwo ari ukuririmba gusa, nuko nari ndyamye numva mama Isra namuririmbira akaririmbo. Nta yindi mpano mfite niyo gukina umupira w'amaguru, nuko nyine ari byo kwishimisha ngo nyisohorere umugore wanjye, kuko ni umugore nzi ko nkunda pe, ndabizi neza arankunda cyane. Byiringiro Lague n'uyu mugore we Uwase Kellia agiye gukorera indirimbo muri uyu mwaka mushya w'ibihumbi 2025. Uwase Kellia bakoze ubukwe mu mwaka w'ibihumbi 2021, kugeza kuri ubu bamaze kwibaruka abana babiri. Byiringiro Lague mu mateka y'u Rwanda agiye kuba undi mukinnyi w'umunyarwanda usohoye indirimbo nyuma ya Haruna Niyonzima wigeze kwisunganya kwigendera Jay Polly, bagakora indirimbo iri mu njyana ya hip hop. Ni naha dusoreje inkuru yacu twari twaguteguriye mu kiganiro Showbiz Box. Ni inkuru y'uko Byiringiro Lague wa wundi uzi usanzwe ubona mu kibuga ari gukina umupira w'amaguru kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu ku itariki 28 na 29 z'uku kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2025 ashobora kuzagutamo banga nshyashya yakoreye umugore we Uwase Kellia, cyangwa se umwite mama Isra. Reka indirimbo ya Byiringiro Lague tuyitege mu bihangano bishya by'icyumweru kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu, tuzayumve niba ari bikunda yuko ayishyira hanze. Iyi ndirimbo tuzayumve twese nk'abanyarwanda mu basanzwe bamuzi mu mupira w'amaguru. Iyi ndirimbo reka izatunogere. Ni Byiringiro Lague agukorera mu nganzo, naho nanjye ni Byiringiro Lague agukorera mu nganzo, ni Byiringiro Lague mu ndirimbo y'urukundo agukorera mu nganzo, nanjye nkukorera kuri mikro. Ni by'agaciro kubana nawe mu kiganiro Showbiz Box. Wakoze kubw'umwanya wawe gutega amatwi iki kiganiro cyiza cy'uburyohe cy'imyidagaduro. Ijwi wumvaga kuri mikro nijwi ry'umunyamakuru Yambi, intore mu mfura la medecin ya Pregunta, Santi Enjo Mucyo n'amahoro iwacu mu gitaramo Silent Fire at Your Hearts na Billions, African Speed Cheetah Dreamer Boy Yambi, Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas, Jimono Supermafiter antagonist. Ugira ibihe byiza, never sleep when you listen to him. Hug life for Zion Malone.